Karegeya Omar Pano KOP, reka tubasuhuze ikaze kuri mwese mukurikira iyi channel umunsi ku munsi. Ni iby'agaciro kandi ni ibyo kubashimira mu mpande enye z'isi ndetse n'abari imbere katikati mu gihugu. Twizere ko mumeze neza cyane. Nk'ibisanzwe rero tugiye kubana na mwarimu wacu hano kuri KOP udufasha mu bijyanye n'amasomo atandukanye. Ahanini iyo atari ay'umuryango aba afite aho ahurira n'umwuga. Sosiyete yose Sosiyete yose ikeneye kwiga byo. Yego. Ntabwo ariko mpereye aho ngaho cyane ninjira mu kiganiro, ahubwo nawe ngomba kumubaza amakuru ye uko ameze. Hano kuri KOP. Yes, ni byiza rwose. Yakwiye. Boya abantu baranabikunda. Yego. Manze suza abagabo naraye nsanze muri Sundown batatu. Yego. Bose babafana. Wow. Ewan. Umwe yateraga undi akikiriza bavuga bibukiranya, bambwira ukuntu ngo bakunda ukuntu yongeye gutangira ikiganiro mvuga uko weekend yagenze. Yego. Bimwe umwe akabanyibukije uko twagiye ibyumba gutonora amashaza. Aya undi akava ngo oya hahandi ngo mu kajoro ngo hahandi ngo mwafashe video bitabona. Yego. Okay. Ubwo bavugaga Rotrant tujya ibyumba n'abana na Rode ku itariki 2 ubunani bwarayibubaye igihe twajyaga na Dani tujya imusha. Yego. Donc ubona ko no ku rwesero barahanyibutsa bari batatu basangira, ariko urumva ko basangira n'ibiganiro byanjye. Reka mbasuhuze rero n'umubawusa wo kuri Sundown. Nawe ni umufana. Ni ubwa kabiri yarabimbwiye. N'abandi benshi twagiye duhura. Hari umusaza ejo nimugoroba nahuye nawe. Umusaza rwose wari uvuye nko guca inshuro aparama. Yari afite igisheke ku rutugu. Afite n'agafuka twadufuka tugura 100 yahayemo nk'ibitoki. Araza ageze imbere ya teledisi, ahagarara aritegereza. habaciyeho umukobwa dukorana w'amakuru. Aramwitegereza, umukobwa yurira moto, noneho atambutse zihita dukubitana. Nanjye nari ngiye kureba umuntu. Abati ndagize Imana ndakubonye. Ariko wareba uko umusaza ukaburse. Ariko ubwo yari afite agatelefone gutya ari kumva amakuru, ariko no kureba. Amatwi ari kumva n'amaso ari kubuseriva. Abati ngize Imana ndakubonye. Ati n'izina ndaryibuka. Ati ubusesenguzi, ati ikiganiro, ati hari n'undi mwana mukorana w'inzobe. Ati Oswa Kimu, ati buriya ati muradufasha cyane. Ariko umurebye wabonaga ko wenda yarananiwe. Umuntu wakeka ko narusomyeho. None n'agatelefone ka gatoroshi ku gutwi n'igisheke ku rutugu n'ako gafuka. Ubona rwose utamukekera ko ahangaha ati undi kwihuta, ati dore ikiganiro cyanyu kirancitse. Ariko ubu ejo ntago atuzi twese pe. Burya rero hari n'undi wabwiye Edite we ngo nuwigahini. Yamubwira uko ibiganiro bigenda byose duhita tumenya ko ikiganiro impamo kigera ni gahini. Yego. Hakaba n'undi musaza bita Chairman mu Busanza, nawe reka musuze. Afite umwana w'umukinnyi. Yego. Nawe yaraye ambwira ati rwose uzaze dusangire. We akurikirana ikiganiro cyose aragikurikirana, kandi buri munsi amenya uko nahinduye umwenda. Wari tayari cyane. Ni umusaza nyine, umusaza uri muri pension wihaye. Wo wabaye mu biturika. Ubwo rero yarimo ambwira, twari tumaze ngira ngo yanyandikiye mu kiganiro. Twarimo tuvuga ku bijyanye na cya kibazo Scovia yabajije perezida cyo kwishyura mu madolari. None umusaza nawe asanga nawe iryo kosa ararikora. Ariko aranyandikira arambwira ati none se ko ngewe amasezerano tuyakora mu madolari, ariko noneho mu kunyishyura bakanyishyura mu manyarwanda ajyanye n'igihe naho idolari rigeze, atubwo hari ikosa nkora. Ndamusubiza kuba ko Teddy Kaberuka yaramaze, umusesenguzi w'ubukungu, yaramaze kubisobanura. Yavugaga ko ikibazo cya mbere ari uko abantu kujya gushaka amadolari yo kwishyura ba nyirinzu bitera pressure, bituma amadolari ashakwa na benshi akabura, none bakayazamura, ifaranga ry'u Rwanda rigata agaciro.
mbwira muzehe rero ndamubwira nti wowe nubwo niba amasezerano muyakora mukemeranya ko muzajya mwishyurana mu madolari ariko igihe cyo kukwishyura bakakwishyura amanyarwanda ajyanye n'igihe kigezweho wowe ntago icyo kibazo wagiteza kuko bakwishyura mu manyarwanda wenda ikiba gisigaye niyo ni kureba kadeba ko namusubije kuko hari ibintu Teddy Kaberuka yari yavuze erega n'aba bantu nubwo atari yo topic ya none n'aba bantu bajye bamenya abantu bakora bino bintu bakajya batuma tubyivurugutamo kandi bahari bajye bashaka umwanya baze babivuge cyangwa se batera inkunga tubafashe voilà yambwiye ngo iki ikibazo cy'amasezerano harimo ikibazo cy'amasezerano nahindagurika ariko ku cy'ubukungu ntacyo byahungabanyaho donc hahungabana uwishyura kubera ko atazi ngo buri kwezi nishyura ngahe ariko icyo kwafegita ifaranga ry'u Rwanda we kuba bamwishyura mu manyarwanda ndumva nta kibazo dore yanyandikiye ati muraho neza Karegeya ese ufite inzu ikodeshwa ukagirana amasezerano ko yishyurwa mu madolari ariko yajya kwishyura ubukode akayaguha mu manyarwanda hari icyo bitwaye none nanjye ndamusubiza impamvu ni umusaza udukurikira cyane ahora ari maso urumva yabinyandikiye turi mu kiganiro ubwo Teddy Kaberuka yari amaze kuexposa none mpita musubiza ngo mzee biriya ni ikibazo cy'amasezerano ahindagurika kuko umupangayi ntamenya ngo ku kwezi nangahe abanza kujya kwirefera ku idolari ariko ntacyo bihungabanya ku bukungu ikibazo ni ukumutuma amadolari akajya kuyahiga bigatuma ifaranga ryacu ritagaciro basi nibyo ngibyo twandikiranye hanyuma arambwira ati turaburanye ntabwo duheruka guhura ngo dutamire nabo bo kuri Sundown bambwiye ati tugomba gushaka umwanya tugahura tugatamira so uyu musaza n'undi muvandimwe ushaka kugutamiza nibyo muri iyi minsi rwose barakaza neza ni usuze King yego so ibyo rero biri mu byaranze ino minsi ya hafi yego ibindi nta amatangazo b'abantu bo muri ntuza no kwegisikiza kuri Dr Murangira ku majwi ahubwo bibaye ngombwa ko cya gice manza nkagisubiramo yego kuko yahise ambwira ati ugera ahantu bita kuzibukira turakubura yego ubwo rero nahise ambwira ni rwa Jarasi nazo bareka baza Jarasi bana mba nagutanze ariko ibeze dore yaranyandikiye ati mwiriwe ati nyuma y'ijambo kuzibukira ijwi ryawe ryabaye muted ntabwo ryongeye kumvikana sinzi uko byagenze ndavuga ni sorry reka mbaze Jarasi uko byagenze niko bimeze ibyacu ni hano ariko reka ahari kuzibukira reka ahari kuzibukira ni muri bwa butumwa ku ngingo ya 678 ubwo reka byo ndabisubiramo wendaga gusoza ubutumwa yego ubutumwa bwa Murangira umuvugizi wa RIB bwaragiraga buti yaramaze kumbwira ko hari abantu batatu bafunzwe Sibomana Emmanuel Ndayizeye Japhet n'Umutoni Diane abangaba babiri Ndayizeye Japhet n'Umutoni Diane bashobora kuba bamaze kurekurwa ahubwo uyu Sibomana we akaba kirimo ashobora kuzaburana muri kino cyumweru hanyuma rero ubutumwa bwa Murangira bwa RIB gatandatu aravuga ati buri muturarwanda wese afite inshingano zo kurwanya cyangwa kudaha icyuho icyaha noneho icyaha nk'iki kiremereye cyo gusambanya umwana nta muntu wari ukwiye guhishira iki cyaha karindwi ibi bibera isomo abantu bose bari muri bizinesi y'amacumbi ko nta muntu wari ukwiye gutanga icyuho cyangwa ngo ahishire abantu basambanya abana babasambanyije muri ayo macumbi kuzibukira ni ingingo ya nyuma amahirwe ngira ni iya nyuma ibi nene bisomye ntako tutari twagiye iya nyuma rero ikindi iki cyaha nticyungwa yego ababyeyi barasabwa kuzibukira ahubwo naho nageze iby'inyuma ntibabyumva kuzibukira ibintu byo kunga no guca ikiru uwasambanyije umwana aho kugira ngo akurikiranwe mu butabera ubutumwa bwari ngombwa cyane ntabwo babwumvise kubera ko muri iriya dosiye ya Bugarama byavugwaga ko hari abakomisiyoneri bari guhuza
umuryango w'uriya mugabo mu victime n'umususpect. uriya mugabo umugore we na bashiki be bashaka kubahuza na nyina w'umwana kubunga. Ubwo ni nyina w'umwana nawe nyina w'umwana agaca 5,000,000 umuryango ukamuha 1,500,000. ubwo nyina w'umwana ari guca ikiru. Nibyo Murangira avuga ngo bazibukire. Barasaba ababyeyi barasaba kuzibukira ibintu byo kunga no guca ikiru. Bati muduhaya umwanya wabonetse nabo babakwata nabyo bigize icyaha. Nuko nyine nta babona umwanya wabyo byose ariko nibyo sawa. Ubutumwa buratambutse bwuzuye. Yego. Ubwo ibyo ni nibyo ngibyo, reka ne guhita ntinda cyane ku bijyanye n'ubuzima bwawe bwite, ahubwo tujye mu masomo nyirizina nibiba bihari. Ngira ngo kese imaze iminsi iri isa nk'iyoboye izindi muri media, hano kuri social media, ni ishu ya Miss Jolly yavugwagaho urukundo n'umuherwe. Aribyo twarabivuze kuri Jaras. Ariko nyuma yaho haje kuza noneho amajwi yego agirana ikiganiro na Godfather wo kuri X, umenyerewe guhostinga ama space baramuzi. Ariko umva ko ari ikiganiro kibanga ariko kijya hanze. Yego, kiranga kijya hanze ariko wumva kirimo deal na kope zakasa mutwe zo ku rundi rwego. Ayo majwi narayumvise. Yego, amajwi narayumvise, ndabivanamo amasomo 3. Irya mbere ryari rinatanze kuri Jaras ryo kuba Mutesi Jolly adashaka ko bimenyekana ko afitanye imibanire n'uriya mugabo kuko yatangiye kuvuga ati barampakinze. Icyo ni kimwe. Isomo rya kabiri, no amashusho ari amajwi amaze kumenyekana, harimo amasomo menshi. Harimo iryo kuba nkaho buriya byafatwa nka ruswa, ko Mutesi Jolly yashakaga guha ruswa Godfather ngo agorore ngo bazimye ibindi bitangazamakuru. Icyo ni kimwe. Kuri Mutesi kuki ashaka ko bigenda gutyo, Godfather se we ari kuri urwo rwego. Ibyo turaza kubireba. Niba yagurirwa ngo agire umuntu igitangaza, aho ejo ntazanagurirwa ngo amugire ikigarasha. Icyo ni ikindi. Hanyuma icyo kuba iyindi etape niyo kuvuga ngo kuki bari gusibisha ibiganiro byaciyemo ariya majwi. Yego, kugira ngo kugeza kuri ino saha nta muntu ukigifite. Hari uwavugaga ko azagitranslate, Pastor Claude yari yavuze ko azanagitranslatinga mu Giswahili, ariko ariya majwi ntabwo akiri kugenda. Hanyuma irindi somo Mutesi Jolly ni muntu ki waba ibi bintu biri kumubaho, kuko ntabwo ari ishema gukundana n'umusaza umunyamahanga, kubihakana, kwigura, gusibisha. Wayi, aha niho hazamo na bya bindi tujya twita karuma. Hari icyo nabonye n'abantu bagarukaho kindi wenda waza kutubwiraho kijyanye no kumenya ngo uravuga iki, urakivuga ryari, urizera nde. Nyine kuki biri kubaho, nyine kuki nta muntu umugirira ibanga, nibyo navugaga, niyo ya karuma. Kuki ariya majwi yagiye hanze. Yego, kuki statue ye igeze ku rwego rw'uko nta wamugirira ibanga. Turabihuza na ba Jean Paul, turabihuza na ba Preskid. Urabyibuka hari n'ubundi yigeze gutwitinga avuga ngo urubyiruko ngo ruranywa inzoga. Abantu ako kanya bahita bazana nawe yatakayemo. Atasobo yari yanyoye fanta. Ndabyibuka. Iyo twite n'iwacu bari bayikoze ariko bahise bayikora. Turabihuza n'ibyo byose, tubihuze n'inyana z'imbwa, tubihuze ariko tuze no kubyoroshya. Urabyuka ko ushize ngo yatanze utumashini two kudoda. None ngewe simuzi, urabizi ko nibi bintu ntabijyamo, ariko nyine isomo uyu munsi turifashisha iki. Yego,
Mutesi Jolly abamuzi bamubwire azakurikire kino kiganiro. Ndamusaba kumva indirimbo ya Charles Kagame yitwa Umuzingo. Indirimbo yitwa Umuzingo, ntabwo turi playing ariko amagambo ayigize igira iti umunyabwenge amenya ibyo akora, yego, ibyo avuga bikamuhindura umwigishwa utandukanye n'abatambyi bahise. Muri Bibiliya bwo ntibirimo, ngo si ijambo ryo muri Bibiliya. Umunyabwenge muri Bibiliya nta hantu byanditse gutyo, ariko umunyabwenge amenya ibyo akora, ibyo avuga bikamuhindura umwigishwa utandukanye n'abatambyi bahise. Yego rwose. Igitero umukara gukurikiraho uhita uvuga ngo anamenya ko ikinyejana turimo atari icyo kugira gute kwivuga ibigwi bitari ngombwa. Ibi ni Charles Kagame. Yego. Aragira ati ntukazindurwe no kuvuga agaciro k'imyambaro wambara mu maso y'abambaye ubushwambagara. Cyo nicyo. Ntugaterwe iteka no kwerekana umubare w'amazu wubatse mu badafite aho bakinga umusaya. Cyo nacyo nicyo. Niyo iyo. Yego. Okay. Yakura yavuga jura utandukanye n'abatamzi bahise. Ubundi umenye ikinyejana tugezemo ko atari icyo kwirata ngo yivuge ibigwi ahadakwiriye. aha sango ari si ikinyejana cyo kwirata wivuga ibigwi ahadakwiriye. Ibyo avuga bikamuhindura umwigishwa utandukanye n'abatamzi bahise. Ikinyejana tugezemo ko atari icyo kwirata no kwibigwi ahadakwiriye. Wow, wow. Erega uwamenye ikinyejana tugezemo ko atari icyo kwirata. Ariko waba ugejeje aho. Oya uretse okay Eh, uzabikuramo nta uzabigabanye. oya nta kibazo, ariko nta arahandi kibazo. ushaka. Sinakira ku muntu wo muri gospel yakora ipoti. Oya uzabigabanya. Okay. Aha ngaho uzahagabanya. Ndaza Okay. ko ibiri ngombwa ni ibinasomye. Oya komeza. Praying ndaza ku ntukazindurwe imyambaro wambara mu maso y'abambaye ubushwambagara. Ntugaterwe iteka no kwerekana umubare w'amazuba mu badafite aho batsinda umusaya. Ngaye ngo. God Byumvikanye. tugende rero. Yego. Ibi birafasha kandi nizere ko Jolly iyi ndirimbo azayumva yose. Yego. Ni indirimbo uyu muhanzi yitondeye yarimo yandikira umuntu agenda akurura ibitekerezo. Noneho niko kumubwira ati umunyabwenge amenya ibyo akora, ibyo avuga bikamuhindura umwigishwa utandukanye n'abatambyi bahise. Akamenya ko ikinyejana tugezemo atari cyo kwirata aho no kwivuga ibigwi ahadakwiriye. Ati rero ntukajye uhora uvuga agaciro k'imyambaro wambara mu maso y'abambaye ubushwambagara. Yego. Ntukarate ntugaterwe iteka no kuvuga no kwerekana amazu wubatse mu badafite aho batsinda umusaya. Yego. Ubu rero impamvu ubwo mbaye nk'uhereye inyuma, impamvu Jolly mutuye ino ndirimbo, ubundi kumenya agaciro k'umwambaro w'umuntu bimara iki? Ngira ngo ni uburyo bwo kuzamura. Harimo byinshi byigisha. Iyi ndirimbo hari byinshi yigisha Mutesi, kuko usibye kariya kantu gato nakubwiye ko utumashini yajyanye i Ntarama two kudoda, ubundi na mbere hose
ziriya mashini zagomba kuba nyinshi kurusha imyenda yambara n'agaciro kayo, aho kutubwira ngo ikanzu yanjye igura miliyoni, akatubwira ati dore nyuma ya Ntarama natanze imashini 50, dore hano ngeze i Nyamata ntanze amaruro amajyora y'imyenda y'ibitambaro bagomba gukata, cyangwa se ntanze ubudodo, cyangwa ntanze ihene. Iyo adahera mu by'inyana z'imbwa, ntahere mu by'ibiciro by'imyenda ye, agahera muri ibi bikorwa. Bikubyumva. Avuga ikanzu ya miliyoni, wakwibuka ko uniform ya 25 y'umwana wawe wa primaire utarayigura. Noneho rero ati rero urumva yabigarutseho, yewe icyo gihe avuga ibya mbere, avuga bya miliyoni kera ntabyo narinzi, ariko ejo bundi yarimo abwira ngo dufata nyine, avuga ngo ngiye kugira igitangaza, ngiye kugira umutagatifu, ngiye kugira kasamutwe. Ati yego, ati mvuga ko ucuruza intwaro, atase ko akosa hari icyo gatwaye, ati bizatuma bamenya aho ya kanzu ya miliyoni ituruka. Agaruka kuri ya miliyoni, agaciro k'ikanzu, agaciro k'iki k'ikanzu mu maso y'abambaye ubushwambagara. Tugomba karumiza, kubera ko igihe cyose cya kinyejana Charles Kagame avuga cyo kwirata no kwivuga ibigwi ahadakwiriye ni ukubera ko uravuga ikinyarwanda muri community y'abantu bakennye, barya rimwe, wowe ukazana agaciro k'imyenda, ukazana nambara ikanzu yaya, nambara yaya. Hanyuma uri kwiremera ibitero, kugira umutagatifu ni uko utari we. Aho kuvuga ikanzu ya miliyoni, uri umuntu witambutse, wagafashe agafuka k'umuceri ukakajyana kwa Jean Paul, karenga byose. None nibwo mu muntu erega, nibwo mu muntu. Ariko uribaza umuntu w'imyaka ingana kuriya, we ibye ari ukubona, sinavuga ngo ikira kugaragaza ko yarenze, kandi tufite sosiyete hejuru ya 80% iri mu bibazo. Ni mituweli se, yaguze mituweli z'abantu. Iyo kanzu ya miliyoni uzi mituweli zirimo. Okay, icyo ni kimwe. Donc yarabanje isomo rya mbere ushize nk'uko twabivuze kuri Jaras Official, abanza guhakana ko yaba afitanye imibanire n'uriya mugabo. Niho twashoje ikiganiro tuvuga ngo ashaka ikofi y'uriya mugabo, ariko ntashaka ifoto ye. Why? Kuki wabaho muri situation yo kuba ubana n'umuntu udashaka ko agaragara? Utari proud ye. Yego nyine, ariko ushaka ibye. Nuza buretse. Umva Kagame anyibutsa Charles Kagame, mpita nibuka indirimbo ye nakundaga gutangiza ikiganiro. Yavugaga ngo mwana wanjye niwumva isi gukomera amashyi, uzibuke bya bihe wabayeho nta n'umukuzi. Mwana wanjye niwumva ibihe bigenda neza, isengesho ryerekeze mu mihana y'abandagaye. Izose ni yigisho. Abahanzi burya bararema cyane. Rero turarenga ukigira igitangaza, kandi hari igihe uriho ntawe ukuzi cyane. So niyo mpamvu rero none turebe ubushize isomo twifashije kuri no saga yari yuko Mutesi yihakanaga ko avuga ngo Instagram ye bayihakinze, ko uriya muntu asa naho atamuzi. Icyatumaga mwihakana nibyo twateyemo imetero. Nyampinga w'igihugu ntabwo ari uwo tumaze kubyoroshya, twarabivuze. Nyampinga w'igihugu ushaka fuka imvugo rimwe. Yes. Gushaka oya ntabwo mugize agafu. Oya. Gushakana n'umunyamahanga umurusha imyaka 20 n'ingahe, noneho usanganwe urundi rugo. Ibyo si byakabaye ku muntu nkuriya, kuko ntabwo ari indushyi. Ishakira mu ruho niyitabaza amoko, n'est-ce pas? Ishakira mu ruho ntibaza amoko, niyo waba ufite 5
iyo ari indushyi iraza abagomba kuza ariko uyu ntabwo ari uwo noneho rero icyo kuvuga ngo bamuhakinze abona n'ubundi byarabuye cyagize imbaraga ajya gushaka Godfather nka influencer quatre étoiles influencer w'inyenyeri enye yego 4 stars influencer kuko Godfather nyine ari influencing ajya kumubwira ngo bihindure uzimye ibindi bitangazamakuru uvuge ko mu ntwaro ndimo ako ntacyo gatwaye ibyo kurongorwa ntabwo ari ibya vuba amubwira ati ntabwo dufata ati ndakugira umutagatifu akase mutwe reka nkugire igitangaza yego undi baza no kujya ati nta modoka nzayibona baza kugenda mu mafaranga amubwira ati nzagenda mubwire ampa amafaranga ya PR nzayaguha singe mbikwibwiriye ibyo rero byinjira muri uribuka icyaha Theogene bari bagize nuko sinzi n'aba bari mu Rwanda uribuka Theogene Imana irakiza yego ajya gereza yego bamujyana RIB itangazo yatanze kwakira amafaranga ngo udatangaza none undi we azatanga amafaranga yo kugira ngo mugire igitangaza atari cyo kuki ataba cy'ubundi atariguze ese minsi nuwo kujya muri izo diro mungire mwiza ntari we wamwigiza ubundi kuki ugomba kumugirwa n'itangazamakuru kuki bigeraho usaba kwishyura ngo bakugire mwiza kandi warabaye Miss Rwanda urumva iyo situation nicyo turaza kubihuriza hamwe turebe ese urugendo rwe rwagenze rute yahutaje abangana iki akiza abangana iki ku buryo noneho agezaho kwishyura ngo agirwe umutagatifu nubwo yabihakanye agirwe igitangaza yakigize abura iki ubwiza arabufite imyaka ye mitoya n'agafaranga ariko si ngombwa ubwo bwenge good hanyuma baravuga kugira igitangaza amafaranga ndaza kugera ku nkubiri y'uburyo yagiye asibisha amajwi kuki amajwi ye yagiye hanze kuki ntawe umubikira ibanga icyo ni ikindi kuki umuntu wumvise akamuvugwaho wese ahita asheyaringa samira hejuru niwe agomba kongera akibaza niyo mpamvu ahubwo indirimbo muhaye yumve umuzingo wa Charles Kagame yumve n'iyitwa amakuru ya Charles Kagame ibi bizamubera akabando k'iminsi ibyo gusibisha ibiganiro ngewe iwanjye simbizi arabizi simuzi namusanze aha yego urabyumva yego mbere yo kurwana no gusibisha ibiganiro ntarwane no gusibisha ibyasha ku isura ibivugwa muri ibyo biganiro niyirinde ko binaba havuga ibyiza gusa akora ibyiza gusa nyine turiya tumashini natwongere ese nk'ubu iyo ibi biba ziriya mashini atarazitanga yewe so yumva izi ndirimbo za Charles Kagame amakuru n'iyi yitwa umuzingo hanyuma ubundi we ku giti cye arinde intambwe ze arimbisha aho anyura bitagombeye ko yishyura kugira ngo bamuvuge ibindi ariko byarashobokaga ntabwo twamubwiye ngo ababarire Jean Paul yego si geste irene se niba nubwo yakatiwe Jean Paul nawe ntabwo yakora etape intambwe ya mbere ngo abane n'umuryango wa Jean Paul ko n'ubundi Jean Paul azavayo agasubira muri sosiyete cyane yigeze asaba imbabazi ko yise abantu inyana z'imbwa hanyuma se icyo gihe avuga ngo abana bamazwe n'inzoga erega umuntu wahise agatwitiga n'uwacu ndabyibuka hari no mu bari bubiri ya mention ati dore wa muntu uri kubuza urubyiruko inzoga dore we ibyarimo yego iyo nzira yose ubwo hari ibyo ntazi ibyo ni byasohotse ubwo sinzi uko muri Miss Rwanda byari bihagaze sinzi uruhare rwe mu bibazo na bya Prince Kid sinzi ariko agezaho ajya kwishyura ngo agirwe umutagatifu ngo agirwe mbese kugira ngo isura ye yezwe kandi yayeza we ku giti cye atatanze n'amafaranga ngira ngo
mu byatumye ngira ngo mu bituma ahanini mu byagiye bituma asibisha ibiganiro hari ahantu avuga sinzi aho ari we niba ari mu Bwongereza avuga ati na hano yaraje avuga ko Saidi aho Mutesi ari bamutumije akabona niba ari mu Bwongereza na hano yaraje bamutumijeho avugana na mwenyewe umwami Charles wa gatatu okay nayingeze kariya kantu rero kariya kantu ka mwenyewe umwami Charles wa gatatu w'Ubwongereza nako gashobora kuba kari mu bituma adashaka ko ariya majwi aguma ku mihanda kuko n'abari batsimbaraye bampamagaye bavuga ati yahamagaye yasabye imbabazi so Karuma rero kuki biri kuba kuri uriya ufite ariya mateka kugeza kuri no saha nta kintu na kimwe kizima turumva kimuvugwaho usibye ziriya mashini yatanze intarama ahandi hose ni biba ahantu ni akoroshaje n'abantu kuki kuri we ibi rero biri kuba banda yanjye we donc one nta umubikiye ibanga two ibiri kumubaho biri opposite totalement different y'ibyakabaye bimubaho amafaranga arayafite ariko ntaremera ko yagwiriye bishatse vuga ngo nayo munsi y'ibuye azayashaka ibyo si bibi ariko kugeraho noneho ukorana n'umuntu bavuga bati muri mu rukundo atereka reka bampakinze bwacya ugatangira guhamagara ngo rega ngo genda ngo wowe ngo biryoshye ngo hanyuma ngo uzimye biriya binyamakuru bindi ngo amafaranga nzayaguha ngo sinjye bikwibwiriye ngo nzamubwira ngo zana amafaranga ya PR wa muginga kuki impamvu ari topic ntabwo kuba Miss ari iby'umuntu ubonetse wese yego kuba Miss w'igihugu reba inzira bacamo ngira ngo buri mwaka babaga abakompitingaga baga ari nkangahe 400 2016 muri 400 abari uzi imbere cyane aranakomeza ariko si kuki ibindi bigomba ayobora n'akanama nkemurampaka andi makamba yandi akurikira hafi ya yose ubundi umuntu ufite iyo CV yakabaye ari wa muntu nta makemwa yakabaye nk'umurinzi w'igihango niko nabyita aho anyuze abantu bakavuga ati vraiment heshima kwa Miss Rwanda ntabwo yakabaye ari umutuntu ingaruka rero igihembo cyabyo ni ikibaye ko nta muntu ukimugirira ibanga azaba hatavuga yagoye kuki abantu badashaka kumubikira ibanga nuko benshi batekereza ku byo yabagiriye abandi so Mutesi Jolly Miss Rwanda 2016 please ngewe ndi umusaza simba mu matiku simba muri showbiz mbere yo gutekereza ngo Karegeya ngo guhamagara Karegeya ngo siba ikiganiro we banza witekerezeho inzira wanyuzemo inzira waciyemo zimeze zite hanyuma utekereze n'icyo wakora kugira ngo zibe nziza utagombye gutugira abantu ngo bazigire nziza atarizo niko bimeze ndabizi pe uriya ni umusitari ni umuntu uzwi ni umuntu ukorana n'abantu benshi banyuranye ndabizi ariko mbere yo gutekereza ni iki museka nuko bizi ndabizi ariko mbere yo gutekereza ngo kuki Kare yakoze ikiganiro kuri ngewe yego we vuga ngo ubundi birakwiye ko naba topic y'ikiganiro nakabaye topic y'ikiganiro nagize nte nishyuye mitiwere naguze inifomu ariya mafaranga aguramo ikanzu ziko yakubaka yagura intebe mu ishuri twabonye i Bugesera bigira munsi y'igiti mu murenge wa Mayange yakaba yagura intebe z'abari abanyeshuri ni ngombwa ko abantu bamenye igiciro cy'ikanzu wambara none se buri gusa neza iki kandi ari nyampinga ntabwo ari igiciro cy'ibyo wambara please none se nyampinga ruta abandi bantu dufite ko nta meya uravuga uko ikote yambaye rigura ko nta minisitiri uravuga uko impeta yambaye igura kuki wowe witwa nyampinga urumva ijambo nyampinga icyo bivuga nyampinga w'igihugu yego nyampinga mafubo umwari
ntabwo ibiguha agaciro ari fagitire y'ibyo wambaye. Niyo wakwambara igitenge gisanzwe ariko uragaragara ute? Ibikorwa byawe biragaragaza iki? Dushimira abandi ba Nyampinga baba barabashije kugenda bakagenda muri icyo cyubahiro, naho ageze bakavuga ati vraiment Nyampinga. Ubundi yakabonye aca ku bantu bose bavuga ati ikamba si ikintu, ariko ntabwo wari defanda. Niyo mpamvu ageze aho kwishyura ngo warabaye Nyampinga ubundi biba byidefanze, ariko ageze aho avuga ngo nzakwishyura, nzayaguha. Sinjye nyakwibwiriye nzayaguha ya PR, siga irangi, noza. Urinda ukenera ko bakunogereza isura, wayinogereje. Iyi ni karumi ikomeza imugaruka. Nibaza ko muri no minsi ntago bimeze neza, kuko niba umunsi wa mbere uvuze ngo bampakinze, undi wa kabiri bikumvikana uvuga ngo muhindure igitangaza kasa mutwe, undi munsi wa kabiri ugatangira gusiba ibintu hose aho byaciye. Nge nabyo na playinze nabivuze, ariko byarabaye. Yego, unasi izo ntambara nizo yakabaye arwana, ari Nyampinga w'igihugu. N'abandi agende yicare yuvize indirimbo ebyiri za Charles Kagame, umuzingo n'amakuru. Yego, ubundi twongere tumubone yaje nk'icyakaka. Sira mashini yatanze azongere, cyangwa se abahe n'ibitambaro byo guheraho. Yego, yongere yambuke agende, twumve hirya za Ririma yatanze nk'imbuto z'imyembe. Abwira abaturage ati mucukure imyobo, muhinga ibiti byo guha abana, ibiti byera imbuto ziribwa kugira ngo abana bwakicike. Ati ingemwe n'inge nzazitanga, maze urebe. Nge ntekereza ko ibyo bintu byanazimya kurusha gutanga ya PR. Ariya ya PR nayazana i Bugesera cyangwa n'ahandi. Yes, neza abantu bose abavugwa neza bishyura babavuga neza. Ariko iyo wagize ufite icyasha muri societe, akantu kose kawe bagakuririza, why none kugera aho wowe ushaka kwishyura ngo bajye bakuvuga neza, nuko hari ibyinshi utakoze neza. Aracyari muto, nagira ibyo ahindura, kuko neje buriya nuko ari uriya, ubundi ntibyakabaye nasaga. Iyo bimenyekana ko akundana na Saidi, agahita abyemera, ryarishema, kuko azi kwataragitinga abantu bafite akantu. Sinuza si strategy se ko tabana n'aboroheje, ariko ntakabivuga, ntagije avuga ngo bazahita bamenya ngo amafaranga yanjye ava, bishatse ko atari hava. Wabyumvise ngo nubivuga gutya ko ncuruza intwaro mfatanyije n'uriya mugabo, bizahita bimenyekana ko aho yakanzu ya miliyoni ituruka. Ese wambaye nk'ibihumbi 200 byakabuza gusa neza? Ubwo se niba uri Nyampinga ufatwa nk'icyitegererezo, ubwo ejo abakobwa bacu naho nibashegera amakanzu ya miliyoni, ba papa babo batashoboye kuyabagurira, abasore babasha kuyagura ni bangahe mu Rwanda? Barashaka abandi ba papa, barashaka umusore ugura ikanzu ya miliyoni. Bazashaka abangana nkuriya nka Saidi. Hanyuma se ubunyampinga watorewe ubwo uri mu nshingano zabo, ko wakabaye bimwe mu musaruro w'abanyampinga nukuba nka champion w'umuco n'uburere. Yego, ugakoranya abakobwa, tugakubona wakoranyije urubyiruko rw'umujyi wa Kigali, ukavuga ati mushime iby'ababyeyi banyu babaha, mwige gukora umurimo uguhesha agaciro. Inyigisho nk'izo ntabwo ari ukuvuga ngo mujye mwambara ikanzu ya 3 miliyoni. Iyo ntabwo ari message yakavuye kuri Nyampinga, no. Yakavuye ku mumerisoneri wo muri nuza Wagner. Ariko na za motivation speech arazitanga. Na motivation yo kwambara ibihenze iyo sibaheye. Motivation ni ukwambara ukaberwa, ni ukwambara ukikwiza, ni ukurya indyo yuzuye. Yego, ni ukubaha abakuru. N'ibyo by'ubutivasi. Wari wumva umuntu ubwira abantu ngo mujye mu nzu zaya naya? Inzu ni ifite, inzu nita gutera imbaraga sa,
ibemo isima ibemo amakaro n'amakaro harimo kategori yego inkuta zibe zisize Whiting. yaba igishonyi waba umucanga Yaba inzu iba ishwagara. isakaye itava Yego. iba ikinze yaba ikingishije metalike yaba ikingishije mahogani yaba ikingishije ribuyu habe hakinze ku buryo udusimba two hanze tutagusanga mu nzu iyo niyo nzu isakaye wari wumva umuntu wigisha avuga ngo inzu nihagaze aya oya wari wabyumva na beneri oya wari wabyumva na minekofine wari wabyumva na primature ishwe inzu ni inzu yego nyine inzu ni inzu indyo ni yuzuye ntabwo ari iriho ntabwo ari kandi indyo yuzuye ntabwo ari agaciro k'ipura ka bife ibe bife ya senkani ibe ya bitatu ibe y'igihumbi indyo yuzuye indyo yuzuye wihanika ubuzima bw'abanyarwanda ubabwira ngo ikanzu umugore ni uwambaye ikanzu ya miliyoni oya kanzu ni gukwiye kandi miliyoni uzi ko umwarimu ashobora kumara nk'imyaka 5 ngewe imyaka nigishije muri miliyoni nayigejeje kambare 17 nahere kuri 15 ubwo mu mwaka nabaga nkoreye angahe 15 umwaka yabaga ari iry'inani umwaka wa mbere umwaka wa gatatu manza nakoreye 17 nabyo mbikorera umwaka yego ubwo se shani nk'imyaka 5 mu myaka 5 nibwo umwarimu ashobora kuba akoreye miliyoni pe umwarimu wa primaire mu myaka 5 nibwo yakoreye miliyoni aya ubu barazamuye barazamuye ndavuga uw'imbere wo ku gihe cyacu ari nk'umudepite byo bahita wifuze no ntabwo ari byo kuko dufite sosiyete yacu ubundi Nyampinga kuba atoranywa mu bakobwa bangana kuriya bigaca muri ziriya nzira abantu bakarara amajoro ni ukugira ngo hatoranywe umuntu ufite icyo arusha abandi ntabwo ari ubarusha ubwibone rero sibyo ntabwo ari ubarusha ubwibone ntabwo ari ugenda akifotoza agafotora ngo dore uyu munsi ngo nariye ibyaya naya ngo dore hoteli naririyemo ngo dore icyumba naryamyemo oya ahubwo n'uwafasha abanyarwandakazi bakiri batoya kwiyakira bakakira kondisiyo igihugu cyabo kirimo bakakira kondisiyo ababyeyi babo barimo kandi bakiga gukora ibibahesha agaciro iyo mvuze gukora impamvu rongera bihesha agaciro ntabwo ari ukuvuga ngo aryaho cya kintu bavuze ngo ntabwo Kigali bishaye ntabwo ari akazi oya ucuruze mituyu mu kwiyubaha igutunge uhinga iboberi worora amagweja tsoke akazi mifotora ikoresha terime yitwa ngo un travail décent umurimo uguhesha agaciro ariko franchement ibiciro by'imyenda uri umuntu w'icyitegererezo Nyampinga ariko nanone hari ubwisi kwempoza ibyo uvuga aya kuko nawe nicyo gitero yari afite ibiciro by'imyenda se hagaragaye bya myenda tujya tubona y'ibiciro yambara ariko ibyo ntabwo byo kuri Nyampinga nawe ngo ari umumerisoneri wo muri Wagner cyangwa se ari indangamirwa yo ku Mukoni ibyo ntabyumva ariko rura rwego urugeraho hari byinshi ubutambutse hari ubuntu budashobora kuba wajyamo uri kubyumva buriya ntabwo umuntu ufite titre ya Nyampinga ntushobora kumubona aburana isambu watera imetero ngo dore mwimuye umuyenzi oya ibyo ntabijyamo yego arazibukira cyangwa kohereza y'umwavu kumuhagarariye ntari ibyo utamubonamo yego nabyumvise ntabwo wamusanga muri resitora avuga ngo ko munyaruriye dukeye ntabwo wamusanga muri resitora arwana n'uw'inyama wa muntu yaje yibihagaze ku nyama mu rwego ko ushyizeho duke ibyo ntabwo bari muri urwo rwego yego nabyumvise ibyo hari ibyo utagomba kubamo yes ubunyampinga bujya kuba nka titre y'ububishop n'ibiki Nyampinga ni nka custodian w'umuco yego agomba kuba ari intangarugero byose niwe bigomba kubarizwaho nta buriganya akagirira impuhwe abababaye nibyo ntuza nibyo azumva muri cyaki muri ya ndirimbo ya Charles Kagame yitwa Amakuru yego hindura isengesho uryerekeze mu mihana y'abandagaye
nubona isi gukomera amashyi uzibuke bya bihe wabayeho nta mumukuzi. ako kantu Toza umutima wawe. Donc urumva rero ibyo nicyo ubundi voilà pour clôturer nicyo bita kuba imfura, noblesse, noble, kuba noble. Apana bwa bupfura bwatumarishije. yego Ubupfura ni ukuba noble. yego Kuba noble ibiranga umuntu uri noble ni ukwicisha bugufi, ukaba ukiza ariko abantu ntugende ubakanga, yego ni ukugirira impuhwe abababaye, waca ku kana kakerewe ishuri ukagaterura, wasanga umukecuru ari kurwana ijerekani ukayimufasha. Ni ukugira gute se? Ni ukubaho mu buzima. Noblesse ntabwo ari VIP. Noblesse mbese ukumva ukeye, ni ubumuntu bwuzuye. yego. Rero ntabwo ari ubwo kuvuga ngo sha ejo nanyweye Hennessy sha kandi yahariye uzi ko igura 800. Akaba ari byo biganiro byawe. Kwiremereza. Ngo bitanga iki? Urarata ntuza urarata Hennessy ngo wayiguze 800, uvuze n'akabari wayinywereyemo, uzi neza ko ari n'uwabuze amazi l'eau potable. Yego. Amazi meza yo kunywa hari abatayafite bavoma ibirohwa. Yego. Ntubafitiye impuhwe ngo ugende nibura ubashyireho kana y'ikondo kamwe bapompa, reka da uri mu makanzu ya miliyoni. Resultat ni izi ni ibi biri kumubahorera. Ubu rero nge mugiriye inama aho gufata umwanya wo kurwana n'intambara yo kuvuga ngo navuze ibi bakanaka batangaje ibi babisibe bagire gute, oya noza wowe ikorere retrospection. Cyangwa wamgaje manager, amafaranga urayafite, angaje umu manager wawe ukwereka uko ba Messi bitwara, uwitwa Nyampinga bameze, umuntu noble abahwate, ujye muri uwo mujyo. Amezi angahe turaba twakubonye udakeneye kwishyura ngo tukuvuge neza. Tuzabivuga nubikora. Kuri byiza tubivuga. Cyane ngo turizana utishyuye. Yego. Ibyo gukora birahari byinshi byinshi. Icyo kintu. Ibiza byasebeye watanze angahe? Hari amasituwasiyo menshi hano abakeneye ubufasha bw'ingenzi, wakobye kuba ugaragaramo, ariko ntunabitegetswe pa raporo y'ubushobozi ufite. Abana bata ishuri, abagwingiye, gahunda ya shisha kibondo uyifitemo uruhe ruhare? One cup of milk bimeze bite? Yego. Gira inka. Yego. Nizo mashini simbi, ariko nakomeza ave muri ibyo bindi byo kwicara yagaragaza. Oya nabyumvise. I'm very sorry. Nabyumvise. Yego. Ibyo dukenera kuri ba Nyampinga sibiriya, usibye ziriya hene gusa nta kindi sibiriya. Zira mashini. Navuze ihene. Impamvu mvuze ihene nuko Gasore aho yazitanze ni muri zone ya Gasore, kandi barafatanyije harya. Yego. Nibutsa n'izo Gasore yatanze Musanze. Impamvu mbitse ajya gukora follow up. Imashini zidoda. Ariko nakomeza ibikorwa nk'ibyo ibindi. Nambaye ikanzu yaya. Nakumvise akantu ko kuba ari Nyampinga ko ambasaderi w'umuco. Yes. Ubu umuntu tugutegerejeho ko urubyiruko ruzagufataho icyitegererezo ruzazamuka rute. Nuruzajya rubwira papa ntago nambara inkweto ya 50. Iyi Jori yatubwiye ko inkweto nziza y'umukobwa ari 300. Membwa ngahe? Navuze urufuzi rwaje nayo niyo 50 nagombye kwihiringa. Sindya kaboga sinca kabogi. Yego. Ariko Nyampinga icyitegerezo cyamaze gushyira mu bana kwisumbukuruza. Ayo makuru se amazi. N'imodoka minisitiri agendamo ntituza agaciro kayo, ariko ikanzu ya Miss kweli. Muri accountability tumenya ngo iyi nyubako yatwaye aya. Yego. Sibyo?
tukamenya ngo wenda iyi modoka inywa esanse yayo mu Yayo. kazi k'abaturage Yego. ariko kuvuga ngo ngewe ngo ngewe buri mwaka ngura imodoka ngo ya miliyoni 120 Rwema bimugezehe Rwema wabonye katuye twivugira ibyondo by'intaramama so muri make ayo niyo masomo Yego. kuki biri kuba kuri Mutesi kuki we abyitwaramo kuriya kuki adashaka kwemeza ko ari inshuti y'uriya mugabo kuki ashaka kwishyura ngo bamugire igitangaza kuki asibisha ibiganiro ibyo byose nave muri izo ntambara we yigarukeho mu kwigarukaho ni uguhindura imikorere yabona bimuvuna kubera ko wenda yamaze kusa naho abimenyeramo agashaka umumanageri umanaginga n'isi yitwara ati ni ibihe bikorwa bigomba kumuranga ni iyihe mivugire ni iyihe migendere ni iyihe mibyinire ni iyihe mikorere uwo manager niwe uzajya avuga ati ese niyo wafata 5% y'ibyo yabonye niba ukoze akaraka kakavamo miliyoni 50 5% ya miliyoni 50 ubwo ni nka kangahe ni kimwe cya 20 n'urugero hanyuma tukavuga ati katujye kugura imipira y'imbeho kuri primaire yaha naha hari abana batayishyuye Yego. ejo yakubita kandi karaka manager akamubwira ati nyamara biri social reka tugende bari abantu ntabwo bazigera hariya ntihazigera hagera umuriro w'amashanyarazi tubagurire twa pano solaire Yego. bajarasi baze bafotore bazizana Tuzizana. Tuzaza. wita umwanya wo kugira ngo abantu bakuvuge neza gira ibikorwa byo abavuzi bazizana rwose Birivugira. turahari pe Birivugira. turahari pe mute turahari mwakoze cyane agusabye inama zihariye mu gikari wazimuha atari zimvanisha y'ikiganiro niwe wenyine se niwe naba nzihaye wenyine waracyari n'umwana ni umujyambere uze ko hari abaza kuzingisha ntawe wabonye twazirukanye hano se avuye i Kampala uze ntihari abaza hari n'undi ntawe wabonye se wazingishije avuye Mozambique nta n'undi se nakiriye wavuye Zambia ntawe se nawe nakiriye wavuye mu burengerazuba nawe se ntihari n'abazizana abaza kuzingisha wenda ingo zabananiye barabigizemo uruhare ntazi kuriya mwana ikibazo nuko aratangira intambara yo kuvuga ngo namwise umwana cyangwa ngo namuvuze nave muri izo ntambara nave muri izo ntambara nta nubwo bisaba amezi menshi uyu mwaka warangira ari clean nayo yari kuzaha Godfather ambaze mubwire icyo yakoresha ko njye mba mbazi abana birwa mu muhanda hariya za Masaka bacuruza ibikarito bataye amashuri umwana wa primaire biyo mwishyurira ngahe umugeneye budget 15 haba harimo kurya no kwambara umwana akiga abakobwa babyariye iwabo nk'abari yahaye imashini y'Ubugesera buri murenge urabafite next time naje muri Kayonza ejo bundi ajye Rurindo ejo import abagore cyane yego rwose kuba nicyo bita kuba nyampinga nawe nsabye inama yo shandi tayari vraiment ni tayari kandi abyumve ntacyo dupfa gusa nzira umuntu nuko mba so mwakoze cyane Jakana Budding Tours nubwo mu kavideo birimo n'abantu bafasha urubyiruko rwiga ibya tourism bakabashakira bakaba stage bakaborienta mu bijyanye no na kariya kazi hari nabo n'abashaka gutembera namaze kubabwira ko tuzakora tour ya Muhazi kuva ku Rwesero kugera i Gahini icyo bizatwara cyose Jakana izabyorganiza ariko natwe tuzaba turi abaparteneri muhira aho ngaho nanjye ndahabaye cyane ntabwo agomba buretse namuhaye amezi bigomba kugera mu kwa gatandatu icyo gikorwa cyabaye so mwakoze cyane rero mwarimu Clement turamukunda tumaranye igihe n'abandi bafatanya bikorwa kandi n'abandi mukomeze muze hari abandi bantu babiri bamaze kungira inama bambwira bati ujye ugeraho uzane n'izindi topics zizamura abaturage apana abatiku y'abanyarwanda ati genda turebere
abiteje imbere, Yego. hizagira inka, Yego. ibyo tuzabikora pe, tuzabikora nibura nka rimwe mu kwezi, tuzatugira ibiganiro nka kimwe cyangwa bibiri mu kwezi bijyanye n'ayo masuje, nk'uko twagiye mu bya environnement na tourism, nababwiye inyoni kandi barazikunze, nohereza n'umuntu muri parike nabyo bigenda neza, n'abandi n'izindi domaine tuzajya tuzireba nta kibazo rwose nta kibazo. So gira umunsi mwiza. Asante sana. Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri, ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, tourism, research and conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo, cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose, hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com.